ariko wambwira Nare vegetarian. Yes, boss. se bari hehera Wa mutinga agiye hera. Bro, kwiruka nkamusiga Bite, man? amana bite man? Si ibintu dukoze wowe. Turikije umureza ari haruguru nawe bari kutwirukankana. Arabakurikiye? Hano baradukurikiye mwana. Kada? Turamuturikije bye. Nese nta Edison se tubone. Fadise ntabwo nzahana Yesu. Nguriya nawe namubonye. Ndabona yaje. Nise man bigenze gute man? Uzi baradukoze turikije amafaranga musaza. Wewe nageze. Fadise. ese man Waje iki gipira so kikuye he? ase waranyibagiwe mwana ubundi ngiye maraho Kikuye nakiri nakibye se. takitije mwana ese ntabwo nzi Mwana mureke twigende uramureza. muhagararo ngaho Nare vegetarian. Yes, boss. Sharon uzi ko babuze kuko ubwo ubona gatari isaro koko uzi ko muri 50 ariko nawe rwose uranandenganya ubwo kano kantu uri kubona utagira ngo ni zahabu ese isaro koko urabanza aka kantu ni n'ubwa mbere nari nkabonye ese kuko wayoberwa isaro na zahabu uzi ko ubuhumbi 50 koko byose mana yanjye none se ubundi bigenze bite ubwo mbere ukanseho nyine turire firiya bashaka kunkubita bari babaye batatu babanye ukanseho nyine nzamuka wampaye amazi se nk'inkwera oya byihorera 50 byose ubuse basi umuntu agiye kukagurisha hano n'ibihumbi 10 bamuha ako se ko ntawuze ubwo ninde waguha 10 ku isa reka kakaba no ku myenda y'abana no kuri kwimana ariko rero ngende kubona hano hari ikintu wagakoye gukora sinumva ukuntu ufite botike imeze gutyo ukaba nta cyapa ufite kiriho na nimero za telefone ku buryo umuntu agushaka akakubona kuko ni iby'abajura byose biterwa nuko ni botike itanazi ariko erega Nyabye nawe urandenganya narasubeye kino botike aribwo tukishinga nibwo mu kishinga ariko byanze bikunze ugomba kubitekereza ugakora icyo cyapa ibyo byihoreye mu cyumweru gitandatu turaza kuzagikora tugishyireho rwose ariko shamana we mana Nyabye none se ubu ngubu mbigenze neko urabigenza gute se ubuse ko ari amafaranga aragiye yose none se isaro warigurisha ndende warigura ko si ubwo kumara ko nta n'umwana ufite ngo uramuhanga ajye yirigukira ubwo waho none nawe uri kuvuga ngo ni isaro nkumva nshimye mu ni isaro ryo ku myenda iri ngiri barigura ahubwo nibaza ukuntu ubanza bafite n'ibiti baguteye kamera Nirukanye nshaka kambaze Ngoboka numve ko hari ikintu yamfasha. Salama. Ko wabuze man? Ntago ari cyane wangu, subizi si by'akazi k'iyi minsi. None tumu kontaka akagero mwana ikubuza. Umuntu yakoresha. Akabona? Iteye ushaka y'ibyumba bingahe? 3, 4, 5 imeze gute ko mfite inzu nyinshi zitandukanye? Wenda nk'ibyumba nka 3 na salo, wenda yataboneka ukaba wandebera ko icyumba kimwe na salo ntari. Okay, ziba zihari ntari.
Nagirare tubaye ukamate. Okay, reka tubonane ejo nguhe gahunda uko ziteye. Nzikugezeho zose izo mfite hanyuma ubwo mpange na nyirayo. Guhemba ariko urabizi uko bigenda. Sawa nari. Aha ngada dore Ngoboka jana shana. Araje. Mana we, nyine ndahombye birabuze. Ubu bino bintu sina nubwo nashobora no kubimubwira. Gusa mbimubwire ngangira inama. Urabimubwira. Isi ibintu nabimubwira urabona nabihera he koko. Noneho yanyica n'amana asigaranye muri iyi minsi. Teke ndabona imaze gutera imbere. Usigaye waratanze n'akazi musigaye mukorana se? Ubonye akora hano? Gusa ndananiwe nakoze urugendo rurerure rwose nimba hari akantu ushaka neza. None se kuva ryari se mukorana? Nje nandeze. Nje nande. Nyabyenda. None se ubonye hari abakiriya barimo yakira ku buryo bavuga agakora hano? Nyehera akantu ninywera inyota yanyiciye nta wabivamo ibyanjye. Namwesha umunwa. Ko si icyaka waruzanye. Ewa nare cyaka cyari kimeze neza. Ndabona waruhaguye da. Ariko Sharon ngiye maze iminsi ndeba imyitwarire usigara. Yihe se kandi? Ariko uziko kubera agasuzugura kawe ukomeza kugenda unsuzugura giye niyi buteka nayifunga ugasubira kwirirwa mu rugo. Asoni. Amarero ubungubu mbabwira. Sharon na Nyabyenda ibyanyu bimaze kunyura. Nyabyenda kuri butike uba waje kuhamariza. Ko ngiye ntabwo ndi gucuruza. Iteka nigiye kugenda ntabwo mbwira aho ugiye. Siko ntabwo cyane mbiye kurinja mu wanjye. Sharon ni ryari we wangaje Nyabyenda ntumbwire ko wangaje umukozi. Ku buryo mwese muzajya mugenda mugakora ibintu uko mwishakiye. Nk'ubwo ubuzanya hano amatiku y'ikiko nta nuguzi n'ibibazo umuntu aba yiriwemo nukuza utangira utongana ngo ese ubundi burupfu iki n'umuvandimwe muri guterana amagambo hejuru y'iki asigrafre kukomeza ibintu ubona hari ikibazo ngiye twumvikane Sharon ukomeza kunsuzugura ngiye iyi butike giye nanayifunga ugasubira kuba mu rugo ikibazo ningiye koko nase ubwo byose bivuze ariko usanze muri umuntu wawe ahangaha ntabwo byumvikane ibingibi ntabwo byumvikane nase uko numva utangiye gufuhira umuvandimwe wawe no kuba ko washatse utanyizeye okay ibindi turabisubiramo mu rugo aha ni mu kazi akira abakiriya bawe Nyabyenda nabitoki nta nubwo abazi stress umuntu aba yiriwemo ngaho reba umuntu uje avuga kure ubu noneho mubwira kiriya kibazo urabona byari kugenda kuko uguceceke ntunabimubwire sibyo nakubwiraga se umva sinshobora kumubwira ahubwo ndakwinginze umbabarire ntuzanabimubwire sibyo mbese umuntu araje afite umujinya nk'uriya agusabye fanta ntanayisoje gusa ubwo noneho nawe ugiye kuyinywera ariko mana zana cyangwa yinyweye nkwimane murase n'ubundi ko atari bugaruke ntabwo agarukanseho akoze ko twa tugiye kurwana noneho ubimubwiye ko wandwanire bene kari akage noneho umva ndavuga yahita kwica nuko nsanze ari batatu iyo abaza kuba ari umwe Nyabyenda nkubwire inshuti yanjye biriya reka tunabyihore twinabigaruka ariko sinibaza ukuntu ari amafaranga yose nshobora kuba nyabombye shefu ntabegera kuryama gusa umbabarire unyizeze yuko utazabimubwira uzambikira ibanga kuko ubimubwiye ndabizi Ngoboka ntago namukira rwose reka burashaka njyewe ntari bijyanye pe nubwo wenda ubonaga rafurere nyine abari muri biriya njyewe nta kibazo ntabwo ndi umwana mubi hasi nta kundi nyine ubwo utaha nanjye ndaje nawe mu kanya ariko mana bano bari abajura bahanga ndabona rwose ntazabashobora
Sha, ndumva ndi imbaraga zo kumwe fantazie na nyerekana itari gato. kandi urakoze Sawa ubwo wita zirahumura mbega uko hano hahumura n'ukuntu hasa hano hantu ni heza cyane ibitaro cyane nziza ndayikunda nawe zireka haryo umva nyine ntabwo reka dukwiye kumushyira ingusigire ndabona nazi gusuka nshaka bisi mfungurira n'akanari murakoze cheers ngwe n'akandi Sim. wansohokanye turi ahantu heza pe nanishimye cyane kandi nabigushimiye ariko se urateganya basi kuba njye nawe twajya mu mago ryawe utazi ko sharu we mutoya kuri njye ko mbona atakurusha n'ubwiza cyagenze gute kugira ngo gutange gushaka nyine ngo sharu nazi gukora wenda nicyo cyatumye bigenda gutyo ngo ngiye icyo nzi ngo ni ukubyuka noza inzara ngo ubundi ngasaba amafaranga bo
Mutesi sheri babarira unyumve neza pe ngiye kuba nagushyira mu mago ntago mbyanze sibyo ahubwo wenda umfashije nk'icyayi cyaduhurije hano nyine nshaka kukubwira ndi gushaka wenda amafaranga n'ibihumbi 100 ngakora iriya ndirimbo wenda nkareba ko natwika byamara gukunda pe ndagusezeranya ko n'umwe mu mafaranga ngiye nyuma yabyo iyo ndirimbo izatuma tubana pe. Kuzi ko nirirwa mu rugo nta kazi mfite ubwo urabona mu mafaranga yose nayakura he koko ndabyibutse buriya sigaye mbona Ngoboka ndeba ukuntu buriya Ngoboka mwatse amafaranga ntiyayama ahubwo sheri ako ka kira sheri oya ariko mbanze nkubwire ngiye nawe dusezerane ko aya mafaranga ninyabona icyo twemeje nibigiye gukora birangira duhita tugira gute basi sheri ubona ntagukunda nyine ushobora kuba nkunda pe ndabibona ariko nshobora kuguha ibi byose wamara kuzamuka ukibagirwa ko nibi byose nabikoze okay none reka nkubwire sheri basi se ntago ubona ko ngukunda ya urankunda pe ariko none ibintu birahinduka oya ngewe noneho ndagira ngo ubyumve neza pe ndabigusezeranyije dore aho duhagaze hano ayo mafaranga ninyabona pe nkamara gukora iyo ndirimbo ngiye nzahita mbana nawe okay kandi tuzabaho neza pe ibyo bintu ndabikora neza nacyatuma nkureka aya Nyabyenda Nyabyenda ya lamba asuri mu cyuho vipi ariko ubwo ibi nibyo aho umuziki cyane kurusha ngera nese uri mu biki nese njye wajya agaciro ubu sigenda guhamagaye ntiwanyumvaga nese ko narambaye kutari ndi kwiririmbira nari kukumva gute ako sheri wagira ibintu nk'ibyo kwe mani ndi gushaka amafaranga sinakubwiye ntabwo mubwiye nabi nyine nuko nabona gutanyitaye nose nimba nambaye kutari ndi kurikodinga nyine urumva nari kukumva okay meze gute fresh asiko butanatsuhuza mbese wamaye agaciro tubyihorere sawa shaka komereze ubwongo la 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 na vipi ariko banagoye akanya ngo ukore ibyo ngibi by'umuziki wawe aya masaha ndimo ndi gukora indirimbo uze kumvugisha nyuma yayo nta nubwo wamunota umwe reka turaza kuvugana nyuma maze gukora neza rwose genda kubwira nimara kugafata mbabarira umfashemo amafaranga nzajya muvuga kuri televiziyo ama interview yose nagiye nzajya mbivuga ko mbikesha girlfriend gusa ntabwo biba byoroshye muri iyi minsi n'amafaranga nayo ni ikibazo ariko sinabura kugutera courage kabisa ubwo muri iyi minsi ngize icyo mbona wenda nakubwira nukuri waba nkoreye umutipe we mfasha ntwike nuko wenda ubu nakumvisha bitaratungana nkumvisha ibyo yamaze kuri coding ngiye ndirimbo ndayifite bigiye guca mu musaza
ngo hagati aho niba ntababangamiye njye nagushakaga. Umwanya ni muto ariko mbwira nta kibazo. Oya. Nyine hari ikintu ushaka kugusaba ariko nyine nizere ko biri bukunde. Mbwira nta kibazo wombwira. Buriya mfite akabazo ariko kandi ndabona rero wamfasha kugakemura. Akabazo mbwira nyine nta kibazo nguteze amatwi. Nyine amafaranga 100,000. Sheri wanjye ubu ngiye kumutungura ndabizi neza ko atazi igihe twakoreye mariage ntago abyibuka rwose kagende mukorere ka surprise. $100,000 se amafaranga ko ari menshi n'ayiki? Ndashaka basi nzakubwira impamvu nyuma ariko ndakwinginze kandi ni wowe wenyine wamfasha. Kanze turebe uko tubigenza. Umenya ngo ukagiye kuyawe. Nyabyenda ndabona foto. Siko yatinze cyangwa arayabuze we. Ese ubundi ubusheri wanjye yatashyira ariko nizere ko hari ko